Habayeho umugabo akitwa Indamakemwa, akaba umuhanga cyane ku buryo abantu bose bamutangariraga. Ababaga bafite ibibazo, abagiranye amakimbirane, bose baramusangaga akabagira inama, kandi rwose izo nama zabagiriraga akamaro. Gusa Indamakemwa uwo yiberaga mu matongo y'inzu ishaje, ahora yambaye umwambaro umwe, ikintu cyonyine yari atunze cyari imbehe ikoze mu rubaho. Abenshi batangazwaga n'ukuntu adakunda gukoresha ubwenge bwe yishakira indonyi. Nuko inkuru ye iragenda iza kugera ibwami, maze umwami aramuhamagara, abonye ko icyo atunze ari imbehe gusa, yigira inama yo kumuha imbehe ikoze muri zahabu, nubwo yibwiraga ko wenda atari buyakire. Ariko Indamakemwa yashimiye umwami, maze umwami nawe amusaba kumuha ya mbehe y'urubaho yari asanganywe bakagurana, amuha iyo zahabu. Indamakemwa ashyira nzira arataha. Hakaba rero hariho n'undi mujura kabombo witwaga Ngango, wari umuhanga cyane mu mwuga wo kwiba. Ngango uwo ntiyajyaga afatwa na rimwe, yewe n'ibwami yarahibaga, kandi nta wari warigeze amufata na rimwe. Nuko abona ukuntu Indamakemwa yaravuye ibwami n'imbehe ya zahabu, maze aribwira ati ubuse koko uriya mugabo arabona iriya mbehe ari buyigeze yagiye, nta gaciro kose ifite koko, n'abatari we narabibye sinafatwa nkanswe we. Nuko Ngango akurikira Indamakemwa, umwe arenga undi ahinguka, ategereje igihe cyiza ari bubone ngo amwibe ya mbehe ya zahabu. Kubw'amahirwe ya Indamakemwa yageze kuri rya tongo rye Ngango atarabasha kumwiba, ariko yari yabonye ko yamukurikiye. Ngango nawe akomeza gutegerereza hanze y'inzu, ategereje ko ijoro riza kugera, maze akitwikira ijoro imbehe ya zahabu akayiyibira akigendera. Indamakemwa yakomeje kwicara mu nzu ye, ategereza ko Ngango ari buze kwinjira, abona ntiyinjira. Atekereza ko koko yategereje kuza kwinjira bwije. Niko gufata ya mbehe ayinyuza mu idirishya, ayijugunya hanze imbere ya Ngango. Ngango yumva biramutunguye cyane, ariko bimushyira mu rujijo. Nubwo yari umujura, yatunguwe no kubona Indamakemwa amujugunye iyo mbehe, maze arayifata arinjira. Aramubaza ati ese iyi mbehe ya zahabu n'agaciro kose ifite kuki uyijugunye? Nese urayinyihereye nyijyanire koko ku buntu? Indamakemwa aramusubiza ati nakomeje kubona unkurikira, ntekereza ko ariyo ushaka. Nyijugunye hanze rero kugira ngo winjire uze tuganire. Ngango yamaze kwinjira mu nzu, maze atangazwa n'umutuzo, akanyamuneza n'ibyishimo Indamakemwa yahoranaga. Nuko aramubaza ati nukuri ndumva nkugira igishyari, ukuntu utuje wishimye kandi usa naho uri umukene, iyaba rwose twese twari tumeze nkawe, ubu se koko byashoboka ko nanjye mera nkawe? Indamakemwa aramusubiza ati ukomeze se, hari igitangaje kirimo? Umuntu wese rwose yabishobora, nawe nzi neza ko wabishobora, nuko utabishaka. Nuko Ngango aratangira aramubwira ati reka nkubwire inkuru y'ubuzima bwanjye. Nahuye n'abanyabwenge benshi, abakozi b'Imana benshi, kandi bose nkababaza ukuntu naba umuntu mwiza, ariko ibyo bambwiye byarananiye. Bose bampa igisubizo kimwe, barambwira ngo mbanze ndeke kwiba. Bambwira ko ndamutse ndetse kwiba ibindi bintu byose byahita byizana. Rero nawe icyo nshaka ni uko umbwira icyo nakora ngo mbe umuntu mwiza, ariko rwose ntumbwire kureka kwiba, kuko ibyo byose nabishobora rwose. Niko nitereye, ndi umujura, ndi umuhanga mu kwiba, ariko ndashaka kuba umuntu mwiza, ariko ntumbwire ngo ndeke kwiba. Ubwo Indamakemwa amaze kubyumva yarasetse, maze aramubwira atuzi n'ikindi, ntiwigeze uhura n'umuhanga cyangwa umuntu w'Imana by'ukuri, kuko ibyo bakubwiye bose ntibyashoboka. Erega buri wese agira umwuga, kandi koko wawe ni ukwiba nk'uko bimbwiye. Ikibazo se kiri hehe niba wiyibira kandi bikaba bigutunze, byaranaguhinduye umukire? Kuba umuhanga mu mwuga wo kwiba njye numva nta n'icyo bitwaye, icy'ingenzi ni uko ubikora neza ntunafatwe. Ngango ngo abyumve yaratangaye cyane, maze aribaza ati uyu mugabo ni umusazi ariko ngo kwiba kwanjye ntacyo bitwaye? Nuko ahita abaza Indamakemwa ati none se wowe urambwira ngo nkore iki?
none se kuri wowe icyiza ni ikihe, ikibi ni ikihe? Ntamakemwa nawe aramusubiza ati njye sinkubwira iby'icyiza n'ikibi, njye ngiye kukubwira icyo wowe uzajya ukora, kandi icyo kintu uzajya ukora uzaba umuntu mwiza utanaretse no kwiba. Hari icyo bitwaye? Ngango ati ntacyo bitwaye, mbwira. Ntamakemwa akomeza amubwira ati kuva uyu munsi nujya kwiba ukagera ku rugi ugiye kurwica ngo winjire ujye kwiba, ujye ubitekerezaho, utekereze ko ugiye kwiba, utekereze impamvu yaguteye kuva mu rugo ukajya kwiba uwo munsi, kandi niwinjira no mu nzu ujye ukomeza ubigenza utyo, utekereze impamvu wagiye kwiba, utekereze impamvu wavuye mu rugo. Niba binagusaba no kwica abaho wagiye kwiba ngo wibe neza, ujye ubigenza utyo, wowe ujye ukomeza utekereze ku kwiba n'impamvu yatumye ujya kwiba uwo munsi, kugeza usoje akazi kawe ukagera mu rugo. Uzagaruke umbwire uko byose byagenze nyuma y'icyumweru. Iminsi 7 ishize, Ngango yaragarutse, maze Ntamakemwa aramubaza ati mu kazi kawe ko kwiba se biragenda? Iki cyumweru byagenze bite? Ngango aramusubiza ati nasanze ko kuza ubwenge. Kuva nava aha sinigeze nongera gushobora kwiba. Iyo ngiye kwiba mbitekerezaho, maze nakibaza impamvu ngiye kwiba nkayibura. Natekereza ko mfite amaboko yo gukora, ko ibyo nibyo mu myaka yose ishize ari byinshi ntazigera mpfa mbimaze. Nkumva rwose kwiba ntacyo bimaze. Muri make kuva nava aha kwiba byarananiye. Igihe cyose nibaga nuko nabaga naretse gutekereza. Ubu rero kuko ntekereza, ubwenge bwanjye bwananiwe kumva impamvu ya nyayo ituma niba. Mu minsi yose ishize dutandukanye ninjiraga mu nzu ariko ngasohoka maramasa. Nukuri kwiba byarananiye. Ubu namenye ko koko uri umunyabwenge. Nukuri namenye ko ubwenge ari ikintu gikomeye. Kuva mu gihe gito yamaze mbukoresha, si icyumweru kimwe maze mvuye aha. Muri icyo cyumweru kimwe nabonye ko rwose gutekereza ku kintu ugiye gukora bishobora gutuma uhindura ukubona ibintu, bigatuma uba umuntu mwiza kurutaho. Ahubwo uzi n'ikindi, ngira umunyeshuri wawe, jya unyigisha buri gihe. Ntamakemwa yashimiye Ngango uburyo yagize iterambere, uburyo mu buzima bwe noneho ari kumva ko yareka kwiba. Nuko aramubwira ati ujye ugerageza uze nyuma y'iminsi 7 tuganire. Hari ingeso nyinshi zikubuza gutera imbere mu buzima: ubusinzi, ubunebwe, ishyari n'ibindi byinshi. Kuva uyu munsi rero nujya wumva ushaka kuguma muri izo ngeso aho gukora ibintu bituma witeza imbere, ujye utekereza witonze cyane ku kizo ngeso zikumariye, impamvu zikubata, nuko wamera uramutse udafite izo ngeso. Nkubwije ukuri, ubwenge ni intwari ikomeye wakoresha ugahindura ubuzima bwawe. Wowe jya ufata akanya utekereze ku byo ugiye gukora, uzahindura ubuzima bwawe, kandi ntabwo bizagusaba igihe kinini. Uzatangira kubona ko ubuzima bwawe buri guhinduka mu gihe gito cyane.